kandi ni ngombwa ko mu buzima bwacu bwa buri munsi mu byo dukora byose aho tujya hose ndetse n'abo dukorana bose twibuka guca bugufi tugasenga. Kandi iyo dusaba Imana tujye twibuka kwizera, kuko burya usabye utizeye ntabwo wizera ko ibyo wasabye bizagerwaho. Noneho nitujya gusenga ntitukajye mu mayira abiri ngo tuzamure amajwi yacu nk'indyarya, ahubwo tujye duca bugufi tuvuge tuti: Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye ukuntu uburinzi bwawe buduhoraho, ukaturinda turi abanyabyaha tutari beza turi abo gupfa, ariko kubw'urukundo rwawe iminsi myinshi ikaba myinshi ukatwuhaza uburame. Si uko dukora byiza ahubwo ni urukundo rwawe. None Mana, ubwo tugiye kujya mu mirimo igiye itandukanye, turi abanyaminwa yanduye ntabwo tuzi gusaba ibyiza, ariko kubw'ubuntu bwawe ibidukwiye urabizi. Ngaho biduhere ubuntu, uturinde kugwa mu moshya kandi uduhe guhirwa nabyo, maze niho uturonkesha ibikwiye turusheho gushima izina ryawe. Kandi nanone uturindire abarwayi bari ku bitaro n'abari mu rugo, ubahe ubuzima buzima, ubarinde umwanzi Satani uguma kwigabiza imibiri yabo, ubibutse kukwizera kuko uri Imana, maze nibongera guhaguruka ku bisasiro byabo ari bazima tugafatanya gushima izina ryawe, tuzarushaho kuguhimbaza. Tutaragusaba ubuze ibyo dukeneye, kandi twebwe tugusabye twagusaba ibijyanye no kwifuza kwacu, ariko ubuze ibyo dukwiriye, ngaho biduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Nyuma yaho gato ubundi ujye mu kazi, kuko Imana niyo igena byose, ni nayo yaduhaye ubuzima, ni nayo igena uko tubaho, kandi ni nayo izi iherezo ryacu. Kora subscribe, share, comment kuri Hora TV ubundi ibintu birushaho kuba neza cyane, hamwe na Rukara present kuri Hora TV ibintu bihora ari byiza. Siga comment ubundi turebe icyo twakosora. Murakoze cyane.